inshuro ebyiri ushyira hasi no hejuru. Tubinyogoze n'amazi meza. Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tumaze gusa nk'abamenyerana mu kiganiro cyo guteka. Njyewe nitwa Iradukunda Josiane, ngiye kubagezaho ikiganiro cy'ukuntu ushobora guteka ibirayi bya mucoma. Ushobora kuba ujya muri resitora bakabiguha ariko utazi uburyo bitegurwa, kandi burya kubitegurira mu rugo biba biryoshye cyane kuruta uko wajya mu kabari cyangwa se hehe. Biraryoshye sana. Tugiye kureba ukuntu tubitegura. Turifashisha ibirayi. Iki ni ikiro cy'ibirayi, noneho umunyu n'amavuta byonyine rwose, ukabutegura ibirayi bya mucoma. Bimwe ujya ubona rwose bakikuzanira n'agatunguru ukabona bimeze neza. Turabikatamo kabiri kuko dufite ibirayi biringaniye, ariko ubaye ufite ibirayi binini urabanza ukafata ibirayi byawe ubikuye mu isoko cyangwa se ahandi, ukabyoza neza, ukamekinga sure ko umwanda washizemo hano, noneho warangiza ukabikatamo kabiri. Iyo ari binini cyane ubikatamo kane kugira ngo bize gushya neza. Turabikatamo kabiri. Ibi birayi nk'abantu bari muri Afurika cyangwa mu Rwanda, sinzi, wenda mu Rwanda niho mbizi, byitwa kuruseke. Bino birayi biba biryoshye cyane, ni bimwe bigira amafu, ni byiza cyane, biba biryoshye, biba bifite n'amabara mo imbere nk'uko mubibona. Rero kubiryamo mucoma ni akataraboneka. Ni ukuri ubaye ukurikira Gasusuruko TV uzanyomoze, nuramuka ubonye bino birayi byitwa kuruseke ukabitekamo mucoma bikakubihira, uzanyomoze pe, uzabyandike, nzemera ikoze. Rero tugiye gushyiraho akunyu hejuru. Niturangiza dushyire mu mavuta. Tukwibutsa gukanda subscribe wowe uri mushya kuri ino channel, ukaba aribwo ukijya ku Gasusuruko TV. Tugira ibiganiro byiza cyane by'indashyikirwa, kandi twebwe twemera gucyahwa iyo ubonye ikintu ntugishime cyangwa hakaba hari inyunganizi pe. Tuguha uburenganzira bwawe bwose 100% bwo kuba waduha inyunganizi cyangwa ukatubwira icyo utashimye tukagikosora. Ugerageza gushyiraho umunyu kugira ngo ujyeho impande zose, niyo mpamvu muri kubona ndi kubigenza gutya, kugira ngo umunyu use nk'ujyaho impande zose. Tugiye kubishyiramo rero.
biba byiza kubanza washyiramo gutya kuri ino side gutya byubitse, kuko aba ariho biri buze guhira arimo imbere, niho haba hatari ikintu cy'igishishwa cy'inyuma. Noneho turaza gutegereza, urategereza nyuma y'iminota 3 cyangwa 4 ugahindura, ukaza guhindukiza kugira ngo n'urundi ruhande ruze gushya, kandi ukagerageza guteka ku muriro mukeya, kubera ko iyo utetse ku muriro mwinshi bitabibabuka bigashya inyuma, bigasa nk'ibishirira inyuma mo imbere bitari byashya. Niyo mpamvu biba byiza guteka ku kariro kagereranyije kugira ngo bishye gake gake mu buryo mbese buri butume bishyamo imbere. Urabona ko rero ubihindura inshuro ebyiri, ushyira hasi no hejuru kugira ngo bize kuba bihiye neza. Rero urabona ko byahiye neza nta kibazo, basigaje kubyarura. Turaza kubigurana n'akaboyiro kugira ngo bibe bimeze neza nk'uko mubibona bimeze neza mu gisorori. Tugiye kubishyira aho tubiri bubifungurire kugira ngo turebe uko biraba bimeze. Nk'uko rero twari twabivuze tugitangira, murabona ko birangiye. Twashyizeho utudekorasiyo dukeya kugira ngo bize kugaragara neza, tukaba noneho tugiye kuberekana boyiro tugiye kubirisha, tugiye gufungura. Urabona ko byo byarangiye nyine. So rero ubwo muri kubibona turarangije. Twari twabibabwiye ko turi buze kubereka noneho biteguye neza. Murabona tugiye kubifatisha akaboyiro k'inyama y'inka, hari akaboyiro n'ibi birayi. Urabona ko bisa neza cyane, ibirayi bisa neza cyane cyane nk'uko muri kubibona. Twabidekoresheje ubunyanya, igitunguru, hariho n'indimu nkeya n'akamayonezi. Rero ubwo uri kumva mu gitondo wabifata nka breakfast. Ibi birayi ni byiza cyane, ndabigutuye abakunzi b'agasusuruko, ndabibatuye. Ni byiza cyane ku buryo rwose pe
kubitekamo mucoma, ariko nicyo ndimo ndabashishikariza kuzabiryaho kuko byandyoheye nk'abakunzi bacu, ntabwo nabura kubibashishikariza. Ni byiza kubitekamo mucoma ukabirya, wabirya byonyine, ushobora kubitegura mu rugo muri bubifatishe mu mwanya w'ifiriti ukabitekamo mucoma. Murabona ko ari ibintu byoroshye kandi bifata iminota mike cyane ishoboka, mike cyane. Rero murakoze kubana natwe, mwibuke gukanda subscribe, musharinge, mulayikinge, muduhe comment. Turabishaka rwose kugira ngo tumenye icyo twakosora, inyunganizi se, icyo mwatubwira twazategura ubutaha. Nimwe imbaraga zacu, kandi tubararikira kuzareba video tugiye kuzakora ikurikira y'ukuntu ushobora guteguramo umureti na capati biri kumwe, ukabifata mu ifunguro rya mu gitondo cyangwa se na nimugoroba. Hari abantu badakunda amafunguro akomeye nimugoroba ku buryo bwo kwirinda kunaniza igifu. Rero mwakoze kubana natwe, ubaye hari icyo wumva twazategura ubutaha watubwira. Njyewe rero wabagezaga iki kiganiro ya Josiane Iradukunda, mukomeze mudukurikirane, natwe turabakunda. Imana ikomeze kubarinda buri rwose, ibahe umugisha. Murakoze.